Mbifurije kugubwa neza mu mwese mukunda ibiganiro kuri Leonidas Sport Channel. Nongere kwizera ko mumeze neza kandi ibyo muri gukora byose bibahira abaho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, ngabo bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, mwese ndabakunda cyane. Abari hanze y'u Rwanda namwe mu bihugu bituranye n'u Rwanda, aho za Tanzania, za Uganda, za Kenya, mutwereka ko mudukurikiye, za Burundi nuko na za Kongo Kinshasa, barimo witwa Celestin Zabaye aho ngaho imasisindi zirakomeze neza. Hanyuma no mu bihugu bibiri kure y'u Rwanda, iyo za Zambia, za Mozambique, za South Africa, Afrika y'Epfo, za Zimbabwe, ndetse no mu bindi bihugu biri kure hirya ngiyo muri Afrika y'uburengerazuba, za Nigeria, za Senegal, wakomeza kajya muri Afrika y'amajyaruguru, za Maroc, za Libya na za Algeria, mwese mumeze neza ndabyizeye. Hanyuma bari ku mugabane Burayi namwe nuko Ubufaransa, Ububirigi, Ubusuwisi n'ibindi bihugu bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muvuga muti tuvuye mu matora, ndizera ko muri kwishimira ibyagezweho. Abari muri Aziya namwe nuko by'umwihariko uri Tel Aviv, inshuti yacu witwa Emmanuel Karenzi, ndizera ko umeze neza. N'abandi rero mu tutaramenya, mukomeze mukore subscribe, ibitekerezo byanyu bijyeho, musharing inkuru tubagezaho, mukore like kugira ngo turusheho kwagura amarembo. Nkuko nabibabwiye, ndizera ko nibuze mu mpera z'uyu mwaka tuzaba tugeze ku subscribers 30,000 niyo nifuza, ariko bibaye na 40 buryo byaba byiza, ndetse byanarengaho bikaba byiza, tugatangira umwaka wa 2025 turi mu mata n'ubuki, byose bimeze neza, n'amakuru y'imikino abageraho. Icyambere rero n'amakuru y'imikino tubagezaho, nkanavuga nti ubu ngubu turi gukora cyane, ndi gukora buri kanya uko amakuru acaracaye yose ndahita niyandayanda nkayabagezaho, kandi nkayogerezaho ku gihe kugira ngo byose birusheho kunoga. Mbere yuko rero twinjira mu makuru y'imikino, by'umwihariko tuza kugaruka cyane kuri aferi ya APR na Gorilla, noneho yashyizweho akadomo, byaje kurangira APR itewe mpaga. Ese byagenze bite? Turaza kubigarukaho. Hanyuma tuze no kunyura ku abo iyi aferi cyangwa se n'ibindi bitandukanye bimaze igihe bivugwa muri APR bijyanye n'igenzura ryabayeho by'umutungo, nigeze kuri babwira, ritangiye kugenda risigamo abantu. Uwitwa Georgine nawe akaba yamaze guhambirizwa, yamaze guhabwa ibaruwa bamubwira bati genda ushakira ahandi. APR wayibanyemo igihe kitari gitoya, ibyo wayironkeyemo warabironse, jya no gushakira ahandi, ntabwo ari muri APR baronkera gusa. Ibyo n'ibindi bivugwa muri APR nabyo turaza kubigarukaho. Hanyuma tuze no kugaruka kuri shampiyona y'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport imaze gukora akazi katoroshye, imaze kuvana amanota 3 i Musanze, irayavanyeyo rwose, yavanyeyo yemye. Witwa Charles Barre abafashije kubona amanota 3. AS Kigali nayo Nyamirambo irahaguye, ikipe y'ingabo zirwanira mu mazi ya Marine ikabukira ibitego 2-1 yisubirira Rubavu yemye. Ni nako ikipe y'Amagaju nayo mu Gisaka itahavuye amahoro, kuko yihatsiriwe ibitego 3-0 n'ikipe ya Muhazi, ari nako ikipe ya Etincelle na Rutsiro zo zigwa miswi 1-1, ari nako na Bugesera na Gorilla nazo zigwa miswi 1-1. Ibyo nabyo turabivuga rwose. Hanyuma tubabwire n'Amavubi yamaze guhamagarwa, iyo ni amakuru menshi nayo yamaze guhamagarwa, bategura umukino bazakinamo n'ikipe y'igihugu ya Libya mu guhatanira cyo kurigeza mu mikino y'igikombe cya Afrika. Ariko tukivuga tuti biragoranye. Nkongera rero mbere yuko noneho ntangira nkabibutsa, nyaboneka abantu bashya gukora subscribe, mugasharinga inkuru tubagezaho, mugakora like, mugatanga n'ibitekerezo kugira ngo nyine iyi channel irusheho kwaguka. Mbere yuko rero ntangira, reka manze nsuhuza Abanyamerika, by'umwihariko Abanyamerika ndetse Abanyarwanda mutuyeyo, ndizera ko meze neza, barimo ba Jaevode, barimo ba Saidi, barimo ba Isiaka Muremba, n'abandi Banyarwanda mukunda ibiganiro binyura kuri Leonidas Sport Channel, by'umwihariko amakuru y'imikino birumvikana kuko niyo dukunda kwibandaho. Uyu munsi rero navuga ni uw'amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rekana ko ako gatoroshi tukanyuzemo kajyanye n'ibivugwa muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko rimwe na rimwe influence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragenda ikagera no mu bihugu byacu byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ibyo muri Aziya na hehe usanga influence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza, ugasanga watowe hari impact bitugiraho twebwe nk'Abanyarwanda cyangwa n'abandi batuye mu bindi bihugu bitandukanye. Ubwo rero reka mbabwire ngo uwitwa Donald Trump yamaze gutorerwa kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabyibuka ko yayiyoboye muri 2016 nibwo yatowe, akaza gutsindwa na Joe Biden muri 2020. Ubwo rero yongeye gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarahatanye n'umudamu witwa Kamala Harris. Akaba rero yamugaritse rwose, avuga ati wowe Kamala Harris genda ujye gushakira ahandi.
nanjye nongere nsubire ku ngoma muri White House, nongere nyobore cyane nicare ku ntebe y'ubutware, butware leta z'ubumwe za Amerika ndetse bugatwara n'andi mahanga. Mu byemezo tugenda dufata rimwe na rimwe hari igihe bigira influence no ku mahanga. Donald Trump rero akaba yatowe, ndetse yewe n'abantu tuganira bakavuga bati Donald Trump niwe wagomba gutorwa, kuko ngo abantu bavuga ko ku ngoma ya Joe Biden ngo yarabakenesheje cyane, ubwo wasanga natwe yaradukenesheje cyane, hari nariya mafaranga niba Donald Trump agiyeho leta z'ubumwe za Amerika abantu bakabona amafaranga, wasanga natwe turi buyabone. ubwo rero ko ni agaturushi gatoya narinyujije aho ngaho muri ayo matora ya leta z'ubumwe za Amerika. Ariko reka nigarukire hano mu Rwanda, nigarukire mu Rwanda mu makuru y'imikino by'umwihariko niyo tuziranyeho twese kuri Leonda Sport Channel, amakuru azira ibinyoma, amakuru yuzuyemo ukuri, amakuru atarimo ibintu byo gutinya cyangwa se no kunyura ku ruhande, niyo twebwe tugarukaho kuri Leonda Sport Channel. Nubwo benshi iyo bayumvise rimwe na rimwe barya mu matwi, ariko namwe mwarabibonye ko ibyo ngenda mvuga, ibyo ngarukaho nibyo bigenda bisohora. Ngenda garuka ku bintu bitandukanye, mukajya kubona mukabona birabaye, nkababwira ko abantu bagiye gusezererwa mu mirimo yabo mukabona bayivanwemo bitewe nuko bakoraga nabi. Ubwo ndavuga iby'umupira w'amaguru, iby'ibindi byo ntibindeba. By'umwihariko rero twari tumaze igihe ku ikipe ya APR Football Club tubabwira ko hari ibintu bitagenda neza, tubabwira ko hari abantu bayirimo bagenda bakoramo amakosa bagamije inyungu zabo, rimwe na rimwe bikagenda bigira ingaruka ku ikipe ya APR Football Club. Abakunzi b'ikipe ya APR Football Club bonero kubaramutsa, nubwo wenda iyi nkuru tugiye kugaruka atari nziza, birumvikana ntabwo wabura amanota 3 ngo wishime, ariko mujye mwishimira ko aba baba babigizemo uruhare bagomba kubihanirwa bakanabizira. Yewe ubwo byaba na ngombwa n'ikipe we ikaba yabihanirwa, ikabona umwanya wo kwitekerezaho, ikisubiraho, hakaza abakozi babifitiye ubushobozi baza bagashyira mu murongo ikipe ya APR Football Club, bagatuma ikomeza kuba ubukombe, bagatuma itwara ibikombe. Dore ko nk'ubu ngubu mukeba bahatanye Rayon Sport nyaboneka ari guprofitira muri aka kajagari kari muri APR, izi mpaga ziri muri APR, Rayon Sport yikitsindira ngo ifite abasaza bayijemo baza kuyivugurura, baza guhindura ibintu, kandi kuko umusaruro wabyo uri kugaragara bari gutsinda. Nyaboneka rero namwe bo muri APR nimukubite mubangura, mutangirire hafi ikipe yanyu itaza kubura igikombe, nyamara mu buryo bw'amaherere, kandi yaraguze abakinnyi bahenze ndetse inafite ubushobozi bushoboka ubwo ari bwo bwose. Mu gihe Rayon Sport yiri gutsinda n'imyenda abakinnyi bayo barimo amarokritoma menshi cyane, nyamara mwebwe akaba nta mukinnyi muberemo umwenda, abatoza bakaba bahembwa neza, abakinnyi bakaba bahembwa neza. Murebe aho ikibazo kiri, murebe ibitagenda neza, mu bihanduremo, ikipe yanyu yongere kugaruka ku murongo. Kugeza ubu ngubu rero inkuru yari itegerejwe n'abantu benshi, abantu bavuga bati biraba ryari, ese Ferwafa irakora iki? Mu mpaka nyinshi ibintu byabaye ku cyumweru, bakavuga bati Ferwafa ku wa mbere cyangwa se ku wa kabiri yakaba yari prononce ku bijyanye n'icyemezo yafatira ikipe ya APR nyuma yaho yari yakinishije abanyamahanga 7, yashyize mu kibuga abanyamahanga 7, nyamara kandi hemewe 6. Impaka zarabaye, abenshi batangira kugoreka ibintu, batangira kuvuga ngo nta mategeko ahari, batangira kwitwaza gushyiraho inzitwazo. Ariko nkuko nabibabwiye ku munsi w'ejo, ikipe ya APR yo ntiyategereje ko Ferwafa ijya kujya hirya gujye hino, yahise ihana uwo bireba cyangwa se uwo byagombaga kureba. Nkuko twabibabwiye muri video ziheruka, uwitwa retired captain Ntazinda Eric akaba yaramaze gusezererwa. Ubwo rero nyuma yaho iyi APR ifashe iki cyemezo, umenya ariho na Ferwafa yatinyukiye, cyangwa se na komisiyo ishinzwe amarushanwa yatinyukiye, ikavuga ati ubwo APR wenda yahanye umukozi wayo, reka natwe twuririreho duhane ikipe ya APR Football Club. Mu masaha rero ashize cyangwa se mu gihe gito gishize, akaba aribwo imyanzuro ya komisiyo ishinzwe amarushanwa imaze gusohoka, bakaba bafashe icyemezo rero cyo gutera mpaga ikipe ya APR Football Club y'ibitego 3-0. Ibi ngibi bikaba bituruka nyine ku gukinisha abanyamahanga 7. Ntekereza ko rero byari guca abana nkuko twakomeje kubigarukaho, kuko nyine urenze hejuru y'itegeko ararihanirwa, kandi mu mupira w'amaguru uwishe itegeko ryo mu kibuga nta kindi gihano ahanishwa keretse guhanishwa mpaga uwishe itegeko rirebana n'umukino uri kubera ku kibuga. Niba washyizemo abakinnyi batemewe, niba warengeje umubare w'abakinnyi, niba washyize mu mukinnyi ufite amakarita arenga, nta kindi gihano utiriwe ujya gutekereza byinshi. Ikindi gihano ahanishwa ni forfait. Ibyo rero byabaye, komisiyo ishinzwe amarushanwa yamaze kwiprononsa, igihano cyo cyafashwe. Ubwo igisigaye nicyo APR igomba gukora kugira ngo ibi bitazongera, ariko yanabitangiye. Nuko nkuko twabibabwiye, yamaze gusezerera uwitwa Eric Ntazinda, ari nawe bibazwa, bakaba bamaze gushyiraho
Majoro Kavuna, uyu nguyu akaba ari we ugomba kubikosora. Ndatekereza ko bitazongera nyuma y'iki gihano gifatiwe ikipe ya APR Football Club, kuko abantu benshi bavugaga bati birashoboka ko Ferwafa binyuze muri Kamarade ashobora kwiraza i Nyanza nk'umuntu wabaye muri APR, Munyentwara Alphonse ashobora guceceka, uwitwa Jules Karangwa ashobora guceceka, ariko ntekereza ko abayobozi bakuru b'ingabo z'igihugu batanze urugero rwiza bagahagarika uwo byari bagati mu manager. Ubwo na federasiyo irebeyeho ihise ifata iki cyemezo cyo gutera mpaga ikipe ya APR Football Club. Ibi ntabwo nibubitindeho, ahubwo ikindi nibutindeho ni icyo APR Football Club igiye gukora, kuko birumvikana haracyari kare muri shampiyona nubwo batewe mpaga, ariko tubibutse ko ikipe ya APR imaze gukina imikino, ubwo n'uyu mushyizemo mpaga iraba ari 3, yanganyije na Etincelle ubusa ku busa, itsinda Gasogi igitego kimwe ku busa, hanyuma ikaba itewe mpaga na Gorira ku bitego 3 ku busa nyuma yo gukinisha abakinnyi barengeje umubare w'abanyamahanga. Ubwo bivuze ko ifite amanota 4 kuri amanota 4 ku 9, amanota 4 ku 9 ane mu mikino 3. Icyo bivuze rero, nubwo gutakaza amanota 3 ari ikibazo gikomeye, ariko haracyari kare. Birasaba ko APR ifatira hafi igakora ibishoboka byose ikazana amaraso mashya muri iyi kipe. Ndavuga cyane cyane mu buyobozi, banabitangiye nyine nkuko nari mbivuze, Kavuna yajemo, ariko nubundi style haracyarimo ikibazo gikomeye cyane, ari nacyo nanone bongeye bagaheraho, kuko si ibyo gusa biri guteza ibibazo mu ikipe ya APR. Uretse ibyo byampaga, nubundi nkuko twabibabwiye, hari n'ibindi bivugwa mu ikipe ya APR ko hari igenzura ryabaye, igenzura mutungo, bagasanga abantu baribye amafaranga bakayiba, bakagenda bayiyobya bayacisha hirya hino, bayacisha hirya hino. Uwo byakozeho rero ni uwitwa Georgine, nawe yamaze guhabwa ibaruwa imusezera mu ikipe ya APR Football Club. Yari amaze igihe rwose hafi nk'imyaka 10, ndumva niba mbyibuka neza yarinjiyemo mu myaka za 2014, niba nibeshya wenda ubwo nabyo ndaza kwikorera ubucukumbuzi. Ariko ndakubwiza ukuri, amakuru angeraho avuga ko miliyoni 12 igenzura rishobora kuba ryaragaragaje ko yanyerejwe, yibwe, akajya mu mifuka ya bamwe muri bagenzi banjye abanyamakuru barayahekenye, abakinnyi barayahekenya, abagenti barayahekenya. Ayo mafaranga rwose bivuga ko yahekenwe, abajya ngayajya muri za sound, ibintu byose bitandukanye, ngo zize ku kibuga bijyanye no kuba ku mukino bagomba kuvugwa abakinnyi babonye amakarita, abakinnyi bari mu kibuga. Ibi byose ngo amafaranga yagiye yanyerezwa, ariko bikagaragaza ko adafitiwe inyandiko zigaragaza neza koko uko yagiye atangwa. Hakaba ngo n'ibindi bisheke bijyamye ku biro bya APR byabo bagenzi banjye b'abanyamakuru, nabo ngo bajya kwishyuza ngo bijyanye n'akazi ngo bagiye bakora. Niba barakoreraga ubuvugizi ikipe ya APR, niba barayikoreraga iki? Ariko ni bya bintu nyine mumaze iminsi mvuga, nagiye namagana mu gihe kitari gitoya, benshi ndetse bakanabintukira kuri Leonidas Sport Channel. Ariko buryo uvuga ukuri ntarekeraho, niyo bamutuka arakomeza akavuga ukuri kugira ngo ikinyoma cyere gukomeza guhabwa intebe. Ubwo rero APR nayo yabihagurukiye, yatangiye kunyuza mitoroshi, batangira kubizira. Ubwo Georgine nyine yagiye, ariko sinzi niba biri burangirira abo nabyo nibyo gutekerezaho, nta wamenya. Ariko ngo hakaba hari n'abandi bagomba kugenda mu rwego rwo kugira ngo hazemo imbaraga mu ikipe ya APR. Ubwo ndavuga abandi bagenda nabagiye bazwa ibi bintu bitandukanye, cyangwa se barebwa n'ibintu bitandukanye. Murabyibuka hari amafoto yagiye acicikana, bagenda bifotoza bigaragaza, ariko ibi nibyo bigenda nyine bibagaruka bigaragaza ko mu by'ukuri bagiye bashigisha ikipe ya APR. Natekereza ko n'umusaruro mubi iri kugenda igira ari byo bigenda bigarukaho. Ubwo rero ni ukuza gutegereza. Amakuru avuga ko hari ibindi ngo bikiza, ni ukuvuga ngo umunyarwanda ni uvuga ngo iyi ni imirabyo, ngo inkuba ntizirakubita, ngo iyi ni imirabyo, aba turi kubona bagenda ni imirabyo, ngo inkuba ntizirakubita. Ngo hari n'izindi nkingi za mwamba zigomba kuva mu ikipe ya APR kugira ngo hazeho umucyo, iyi kipe ya APR ijye ku murongo. Biracyategerejwe, ngo ni ikibazo cy'igihe. Dushobora kumva n'impinduka mu buyobozi bukuru nabwo zabayeho, ndavuga bw'ikipe ya APR. Nigeze kubibabwira ubuhanuzi, ndahanura ndavuga nti birashoboka ko na chairman yazagenda nawe. Rero na n'ubu biracyategerejwe, isaha n'isaha mushobora kumva nawe yagiye. Birashoboka ko wenda we nk'umuntu ukurikiranira ikipe ya APR bavuga bati nubwo wowe wenda dushobora kubona ko ntacyo wakoze kigaragaza muri ibi ngibi bijyanye no kuba haba byo kunyereza amafaranga, byaba byo kugura abakinnyi, byaba byo kugira gute, ariko nanone kuba warayoboraga ikipe ibi bigakorerwamo ari we muyobozi, kugeraho ikipe ya APR iseba igira igise bigaterwa mpaga, kandi abo bayobozi bari munsi yawe wakabaye bakurikirana
iki ngiki nicyo gishobora kurangira chairman w'ikipe ya APR retired Colonel Richard Karasira wenda azize, bakavuga bati si uko wowe hari ibiguhama wenda nk'ibyaha, ariko kuba warayoboraga aba bantu bagakora ibi bintu bigatuma APR igira igisebe, reka mwabana mukina igisebe. Iki ni igisebe kumva ko APR itewe mpaga izira gukinisha umubare w'abanyamahanga ngo 7 kubashyira mu kibuga kandi ari 6. Ibyo ni igisebo gikomeye, ngo n'abatoza bungirije nabo bishobora kurangira nabo wenda hari ababizize. Ni ukuvuga ngo iyi aferi ntirangirira ahangaha. Georgine yagiye, Eric Ntazinda yagiye, mu minsi mikeya ngo turajya kumva twumve n'abandi baragiye. Ngibyo rero, ibyo nibyo twakomeje kuvuga, wenda abantu bamwe ntibabyishimire, ariko nyine niko bimeze, niko bicoye. Hanyuma rero muri uko kuza burya hari igihe umuntu aprofitira mu kavuyo, niba ariko nabivuga, ikipe ya Rayon Sport yiri guprofitira muri aka kajagari kari kuvuga kwa Mukebe. Ikipe ya Rayon Sport ikoza akazi gakomeye hariya i Musanze, ihavanye amanota 3. Ni umukino yari yatezwe, ni umukino Musanze nkuko twabibabwiye mu biganiro byabanje, ni umukino wagiye gukinwa. Ikipe ya Musanze tubibutsa ko yatsinze imikino 2 ya shampiyona Rayon Sport bakinye muri saison ishize. Ubwo rero ni Rayon Sport yagiye hariya ku kibuga cy'ibworoherane yikandagira kuhavana amanota 3. Navuga ko ari igikorwa gikomeye Rayon Sport ikoze, binakomeza gushorogotura Mukeba nkuko nabivugaga. Birasaba ko Mukeba nawe yiyorganiza agakora icyo nakwita comeback, cyangwa se agakora icyo nakwita kugaruka kwihuse gukurikira ikipe ya Rayon Sport, kuko Rayon Sport niba imaze gukina imikino 4 yikurikiranya iyitsinda. Ikipe ya APR yo itakaza nubwo yifite imikino mikeya, ariko iracyafite akazi gakomeye ko kuba yagaruka. Rayon Sport rero akazi kayo ko yagakoze hariya i Musanze, nyuma yo kujyayo inafite abakinnyi batari bagiyeyo b'abanyasenegal muri defense, ariko ntibyayibujije kwihagararaho. Ngo ndavuga batagiyeyo ni Omar Nying ndetse na Diane. Ni Rayon Sport yari yakoresheje abakinnyi mu izamu harimo witwa Kadim Ndiaye nkuko bisanzwe iteka, hanyuma Umurenga afite na kuri 2, Bugingo wa Kim kuri 3. Ikoresha defense ya Aimable Nsabimana na Kabange. Uyu nguyu Kabange ni bakuye muri Gorilla. Defense yashidikanywaga cyane bavuga bati Musanze niyigeramo irayivuba ati ibonemo igitego, ariko yagerageje kwihagararaho. Hanyuma Mediane ya Ndayishimiye Richard ndetse na Kanamugire Roger, birumvikana ko ari abarekiperateri 2 mu kiriya kibuga cy'Musanze. Biba bigoranye kugira ngo ube wapfa kukinisha umurekiperateri umwe, bashobora kukumira nabi. Muhire Kevin nawe araho imbere yaho, uruhande rumwe ruriho Azizi Basane, urundi ruriho Iraguha Haji, hataka Foringanye. Hanyuma rero Musanze nayo abakinnyi bayo yari yabakozeho, barimo Shaurini Salimana Jean Didier, barimo Bashafik Bakaki muri defense na Niseti Gasongo, cyangwa se Muhire Aniseti bakunda kwita Gasongo. Uruhande rumwe rwa Kwizera Trezor nawe yarahari. Hanyuma wajya muri Mediane ukasanga bitwa ba Niginama Patrick bakunda kwita Mbogamizi. Abakinnyi bakomeye bitwa ba Bertrand yari yabakozeho, yarabaguze nabo. Hanyuma wajya ku mpande ukahasangamo witwa Salmon Adeyinka ndetse na Letabo Mataba, uyu nawe ni umukinnyi ukomeye. Abangaba Musanze n'abandi yari yifashishije. Igice cya mbere witwa Foringanye yarasa uburyo bwinshi cyane butata. Rayon Sport baravuga bati cyangwa ko ari wo umaze igihe udufasha, bipfuye bite. Ahubwo rero ibuye ryari ryaranzwe n'abubatsi, kuko witwa Charles Bare abareye bavugaga bati pupupu we nta nicyo wadufasha, yaramaze n'igihe adakina. Charles Bare niwe baje gusimbuza, arabayamba bakubitiramo igitego kitishyurwa niba ariko nabyita, kandi agikubitamo mu gice cya mbere cya kabiri kigitangira nibwo yagitsinze. Abamusanze bagerageza kwiyungunganya, ariko nta mbaraga bafite. Musanze iyi mwaka nayo iradigadiga. Ubwo Foringanye yaje no kugenda arata n'ubundi buryo butandukanye, na Musanze ikajya inyuzamo ikarata ubwo buryo, ariko umukino urangiye Rayon Sport ibyitwayemo neza, itahana amanota 3. Ubwo kugeza ubu ngubu kuva nkuko nari mbibabwiye, kuva aba basaza ba Rayon Sport ngo bagaruka bitwa ba Muvunyi ba Prosper na bagacinya ndetse n'ubwiyunge bwabaho, ikipe Rayon Sport ntatakaza umukino n'umwe. Byatangiye bagiye gukina na Gasogi nibwo bakangutse bayikubita igitego 1-0. Abantu bayitega Rutsiro, iragenda ijya kwa Rutsiro iyitsibura igitego 1-0. Rayon Sport iritahira. Baritega Kiyovu Sport bati noneho uragigirana na Kiyovu Sport sinzi niba urahava. Ikipe ya Rayon Sport iyitsibura ibitego 4-0 iritahira. Twari twayiteze Musanze, iragenda yikojeje Musanze yakuye igitego 1-0. Uwo mukino nawo n'uwitsinze. Ubwo ni ukuvuga ngo ni imikino ine yikurikiranya ikipe ya Rayon Sport ibona amanota 12 yose. Rayon Sport yo irayakusanyije 12 mu nyumve neza, 12 Rayon Sport irayakusanyije. Na amanota rero nibyo navugaga, ni Mukeba natiyungunganya vuba na bwangu ngo ashaka izindi mbaraga nawe vuba na bwangu, biraza kurangira ikipe ya Rayon Sport
irangije faze retour ari iya mbere inakomerezo kuko Rayon Sport ngo yafatiyeho kugira ngo uzayikome mu nkokora nabyo biragoye kuko yatakaje imikino ibiri ibanza ubwo yanganyaga n'Amagaju ikaza no kunganya na Marine, ariko kuva ya mavugurura yavaho ndetse Uwayezu Jean Fidele yajya mu burwayi bikarangira neguye, bikaza kurangira Rayon Sport ifashwe n'abo basaza nta mukino n'umwe iratsindwa. Ubwo nta manota 18 imaze kugira kuko imaze gutsinda imikino 4 ikaba yaranganyijemo 2. Ibyo mubyibuke. Wajya guteranyaho n'imikino ya gicuti ikipe Rayon Sport nayo ntiyigeze yitsindwa, bigaragaza ko mu by'ukuri Rayon Sport ifite imbaraga nyinshi, ahubwo sinzi niba iri bubone umukonkera kuko uwakabaye umukonkera w'ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ya APR Football Club tuvuga. Iramutse ikomeje gutya ya APR kuvuga ko izakonkeransa Rayon Sport byagorana. Biraza gusaba iki? Biraza gusaba ko Rayon Sport yiorganize nako APR yiorganize, kuko tuvugishije ukuri kuba iyi kipe ya Rayon Sport iri gutsinda ntabwo ari uko ifite abakinnyi barusha ba APR rwose, nongere mbisubiremo, ntabwo ari uko APR ifite abakinnyi babi par rapport ya Rayon Sport, ahubwo APR iri mu kajagari k'imiyoborere, iri mu kajagari bayirimo bayijagaraza bigatuma rimwe na rimwe ititwara neza. Mu by'ukuri birasaba ko nabo bagerageza gukuramo cyane abo bantu bayizengereza bayibereye ikibazo, hanyuma ikiyorganiza ikaba yaza igakonkeransa Rayon Sport kugira ngo tubone champion ishyushye. Nuko iyo Rayon Sport yakabaye ishyushye ariko niyo APR ishyushye, kuko niba mu gitondo twumva ibibazo muri APR, mu kindi gitondo tukumvamo ibindi, mu kindi gitondo tukumvamo ibindi, ahubwo Rayon Sport yakabigizeyo bikagenda bijya ku ruhande. Ubwo nuko nyamara kandi Rayon Sport yo nta bushobozi ifite. Ubwo rero nibyo byo kurebaho, gusa Rayon Sport yo uyu muvuduko wayo niba ukomerezaho birasa naho byerekeza ko biraza guhabwa amahirwe yo kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Tubibutse ko bya bideni bikiriho, ikikwereka ko iyo ufite organisation ni waba ufite ubukene cyangwa se n'amafaranga utarayabona neza, ariko bitakubuza ko watsinda mu kibuga, nicyo gihari. Ubwo rero uyu muvuduko wa Rayon Sport sinzi umuntu uraza kuvanaho, abasaza niba bariyunze byanze kunze umusaruro wabyo uraza kuboneka. Tunabibutsa ko Rayon Sport ifite inteko rusange ryari ku itariki 16. Ubwo nibamara gushyiraho ubuyobozi rero buhamye, nanone bagahita bakomeza gusenyera umugozi umwe, sinzi ikizabahagarikira uwo muvuduko. Ibyo rero ni ibivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Ubwo indi bikino yabaye nuko nakubura ko ikipe ya Kigali nayo imaze gutakariza ku kibuga hariya kuri Kigali Pele Stadium itsindwa n'ikipe ya Marine ibitego 2-1. Iyi nayo Gibukasa ngo yari igendeye sigaho Shabani yanganyije na mukuru busa kubusa itsindwa na Marine ibitego 2-1. Ngo biragaragaza ko umusaruro wayo uri gusubira inyuma. Hanyuma wakwikoza hariya mu Gisaka ikipe ya Magaju irahaguye, ikipe ya Muhazi yitsewe ibitego 3-0. Ya Magaju nayo rimwe ujya kubona ukabona atsinzwe 3-0 undi agatsinda 3-0, ariko amakuru twamenye nuko rimwe na rimwe ahangaha naho harimo ibintu bya betting nabyo bibamo, umuntu akurikiranye yanyujemo igitoroshi ngo yabibona rwose. Hanyuma kwa Rutsiro banganyije 1-0, Etincelle banganyije 1-0, ni nako ikipe ya Bugesera nayo inganyije na Gorira 1-0. Amakuru nakuruye nuko iyi shampiyona nyuma yo kubona Kiyovu Sport itsinzwe na Gasogi ibitego 4-3, amakampani ya betting hariya ku mugani Burayi dore ko ariho babibetingera ngo yose yahise akuramo shampiyona y'u Rwanda. Shampiyona y'u Rwanda imikino ngo ntabwo ari muri za betting za company za betting hariya ku mugani Burayi. Bivuze iki? Bivuze ko mu by'ukuri nuko inzego zacu wenda zitabikurikirana, ariko nkuko duhora tubivuga amakipe yacu n'abayobozi bayo ubusanga ari bya betting byiberamo nta bindi. Iyi shampiyona yari yakuwe muri betting mu makampani yo ku mugani Burayi nari namaze kuri kandagira. Ubwo bisobanura ko nyine bitewe n'uriya mukino wa 4-3 avuga bati ni kuriya babiringaniza, niba ari kuriya babiringaniza reka shampiyona tuyikure muri betting, niyo kuturisha niyo kurisha umuzungu, niko abantu bakunda kubivuga. Ubwo rero shampiyona yikazakomeza ku munsi w'ejo, ikipe ya Viziyo yakira APR nicyo gisongo bayiteye bavuga bati tuguteye impaga. Ubwo ushobora no kurangira nabwo n'umusaruro ku munsi w'ejo uze. Nibirasaba ko APR yikamata cyangwa se byaba na ngombwa abayobozi b'ingabo z'igihugu bakuru ngo navuga Fande CDS Mbaraka Muganga n'abandi bayoborana bakajya gusura ikipe mu buryo bw'igitaraganya, kuko rega ubu yagize ihungabana. Birasaba ko bajya kwisura bakayihumuriza bakongera bakayigaruramo morali kugira ngo barebe ko yakwisubiraho cyangwa se yakongera ikagarura imbaraga. Bitagenze bityo n'ubundi ishobora kongera igatsitara ku munsi w'ejo. Reka kandi nkubwire ko Amavubi nayo yahamagaye abakinnyi bagomba gutegura umukino bazakinamo na Libya ku itariki 14 bwo nukuva ni kuwa kane w'igitaha ku isaha 12.
Abasanzwemo rero n'ubundi bahamagawe uretse umukinnyi mushya wahamagawe ni umukinnyi ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tutari tuzi ngo witwa Kavita Manuel Mabaya. Uyu Kavita Fanuel Mabaya, uyu nguyu akaba akina mu ikipe yitwa Birmingham Region yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro kimwe n'uwitwa Georgia Kwizera, ngo ndetse amakuru avuga ko ari nawe wamuranze. Ubwo ni ukureba ese ni umudefanseri mwiza. Ni nyuma y'uko uwitwa Manzi Thierry arwaye, uyu nguyu ntawe uhari, hakaza kandi Niyigena Clement ufite amakarita nawe. Ubwo bivuze ko bisaba ko uyu wahamagawe aza kuziba icyuho cya Manzi Thierry ndetse na Niyigena Clement, bakaba banahamagaye na Rwatubyaye Abdul. Ubwo mu badefanseri cyane cyane ni Ange Mutsinzi uzaba hari na Rwatubyaye Abdul n'uwo Kavita Fanuel Mabaya ndetse na Yunusu nawe wahamagawe. Ariko na Manzi Thierry yahamagawe ariko arakemangwa cyangwa se arashidikanywa kuko ngo ararwaye kwivuriza i Kigali. Hanyuma na Niyigena Clement we ntabwo bamuhamagaye kubera ayo makarita muri defense. Ubwo Kavita Fanuel Mabaya ni ukureba ko azashobora kuziba icyuho. Mu izamu naho ni babandi uhereye kuri Ntwari Fiacre ukagera kuri Muhawe na Yogadi ndetse yewe n'uwitwa Habineza Fils François n'undi munyezamu nawe wahamagawe. Ubwo baretse uwitwa Niyongera Patience we bamwihoreye. Hanyuma abadefenseri bo bari babandi nyine ku mpande ba Ombolenga Fitina bamangwe ni kuri gatatu baba hari, wajya hagati mu kibuga nabo ba Jihad barahari, n'abandi bakinyi uko mubazi ba Samuel Grete bahamagawe, ndetse wajya n'imbere ba Nshuti Innocent bahamagawe, abandi bakinyi ba Taiba bahamagawe, batwizera Imana Onesime. Ni ikipe y'abakinyi 30 bahamagawe. Birumvikana abazakina na Libya bashobora kuza bari 23, hanyuma abandi bakaza barabo kwitegura ku mukino wa CHAN. Murabizi ko dufitanye imikino 2 ya CHAN na Sudani y'Epfo. Ibyo nabyo uyu mutoza Torsten Frank Spitler abahamagara avuga ati ndabakoresha imyitozo nzagira abo njyana gukina na Libya ndetse na Nigeria, hanyuma ariko n'abandi nasize nibuze mbanzi fitness yabo mbenyizi. Ubwo rero umukino wa Libya wo uzaba ku itariki ya 14 mu gwatanyo cyo kureza mu gikombe cya Afrika kizabera muri Maroc. Hanyuma undi mukino dufite n'uzaba ku itariki 18 dukina na Nigeria mu gwatanyo cyo kwerekeza mu gikombe cya Afrika. Ntafite icyizere cy'uko tuzayibona, ariko nitunayibura dutegura indi mikino ya CHAN noneho y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu izabera muri Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Tuzakina na Sudani y'Epfo mu kwezi gutaha kwa 12 imikino 2 turebe ko twabona itike yo kuriza muri CHAN. Ngibyo rero ibivugwa cyane cyane makuru avugwa mu Rwanda, n'ibindi dukomeza kugenda twunguka turakomeza kubigarukaho kuri Ronda Sport Channel. Mwebwe icyo mbakangurira ni ugukora subscribe, mugasharinga izi nkuru tugukora, ndetse mukanakora na like, mukana commentinga na comment zanyu tuba tuzikeneye kugira ngo turusheho kwagura amarembo. Ni inkuru rero zitandukanye kuri Ronda Sport Channel. Mukomeze mukore subscribe kandi mukomeze kugubwa neza. Murakoze, murakarama.